kwibagirwa uwo yabyaye, Yesu nzakwibagirwa. Yesu nashimwe nanone cyane mwene data, umfashe tumushimire. Hari igihe njya mbwira abantu ngo Yesu ashimwe ukumva nta n'umwikirije, niba ari uko abantu babimenyereye, ariko ngewe ndi kubivuga mba ndi kuvuga ngo Yesu ashimwe. Niyo mpamvu rero simbeshya rwose, umutima wanjye wuzuye ishimwe rya Yesu. Nahoze nsoma mu bice bibiri mu rwandiko yandikiye Abafilipi 5, uzasome ibice bibiri umurongo wa 1 kugeza ku 11. Haravuga ngo mugire umutima uri muri Kristo Yesu. Reka mugire umutima uri muri Yesu Kristo. Noneho uwo mutima bakavuga ngo mbibutse ko ntabwo Imana ijya ivuga ibintu bidashoboka, nta nubwo biri tubwira ibintu bitajya bishyirwa mu bikorwa bitakwemera. Kuna Pawulo haraho yavuze, ati mugire ikirenge mu cyanjye nkugire mu cya Kristo. Ni nayo wanditse ayo magambo avuga ati mugire wa mutima wari muri Yesu. Reka mvuge rero ibice 2:5 mu Bafilipi bakawuvuga hepfo, bakavuga iby'uwo mutima, ariko muri byinshi cyane biranga uwo mutima harimo ibintu 7 biranga uwo mutima. Ariko reka mvuge kimwe kano kanya ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Bakavuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko ari ibyo kugundirwa. Reka mbere kurako maze kubona abantu benshi cyane bihagararaho, umuntu akagundira rwose, akihagararaho, ngagaragare ko ari umugabo, ngagaragare ko ari umugore, ngagaragare ko asobanutse, ngagaragare ngo we ntiyatekereje ko uhwana n'Imana ari ibyo kugundirwa. Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye, singifuye. Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye. Bivuze iki ibyo byose? Yarimo avuga ngo ninguma mu cyubahiro cy'ubumana, abantu bari ku isi bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Inota Imana ifatiraho kugira ngo umuntu w'umukiranutsi bararibura, kandi uburyo bwonyine bushoboka ni uko haboneka uvuye mu ijuru, umanuka akambara umubiri abantu bambaye, akawukiranukiramo, akawugeragerezwamo, akawunesherezamo, akawubabariramo, akawupfiramo, akawuzukiramo. Noneho rero atari ko byamara kuba uwo muntu, abantu basigaye bakazabeshwaho nawe, bakabeshwaho no kwizera. Buriya abakristo bagiriwe ubuntu budasanzwe. Ibi bintu duhagazemo bingana gutya, Pawulo yavuze ngo ubuntu dushikamyemo twahawe na Kristo ntibugereranywa. Isi yose abayituye bagombye kumenya amakuru, bakamenya ko Pawulo igizana cya Tito aramubwira ngo kuko ngo ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, agakiza kabonetse. Yarimo avuga ngo agakiza karabonetse, ni ukuvuga ko ni ikintu cyari kirindiriwe none cyarabaye. Ibyo rero kugira ngo bishoboke ni uko Yesu we yahisemo kuvuga ngo reka niyambuye ibi bintu kugira ngo ngire akamaro. Naje kubona ko kugira ngo umuntu agire akamaro hari ibyo yiyambura rwose. Nta muntu uba ukomeye pe, ukomeye cyane kuba gutamushyikira, ku buryo ari we uhitamo guca bugufi. Buriya niba uri umuntu ukomeye uzahitamo guca bugufi, kuko abaciye bugufi bo nta kindi bakora, ntibazanagushyikira. Yesu yahisemo guca bugufi kugira ngo agere ku muntu wese, ahereye ku muntu wese, kandi aca mu buzima buhera mu kuvuka. Ahereye mu kuvuka agira mu gupfa. Ubundi ubuzima bwacu buri hagati yo kuvuka no gupfa. Yesu rero we yabaye ibyo byose, ariko imivukire ye nayo iba imivukire utapfa kwemera, n'imikurire ye no guhunga. Ubuzima Yesu yabayemo bwabaye ubuzima utapfa kwemera, utapfa kwakira rwose.
ubuzima utapfa kwakira, ubuzima utapfa kwemera, nibwo Yesu yavukiyemo abukuriramo. Arasuzugurwa, baramucira, bamwita shitani, bamwita ko afite dayimoni, bamwita amazina bashaka, baramutuka, ariko aravuga ngo ibi ni bitoya, n'ubundi nzasubwa icyubahiro cya papa. Buriya abarokore natwe ko umuntu yagusuzugura kubera ko ukijijwe, ko umuntu yagucira mu maso, yakwita ikigoryi, wakwiye kwishima cyane kuko ninjije. Paul yigeze abwira numva ari Timoteyo, yamubwira ati nanjye narinjije ntazi ibi bintu. Ntabwo dukwiye gufata abantu badutuka, badusuzugura ngo tubifate nk'ikibazo kandi ibyo tuzi batabizi. Niyo mpamvu rero ubu dushikamyemo ubugumemo. Narimo mvuga rongo yasanze atari ibyo kugundirwa. Gira ibyo urekora rwose, ni ukuri, gira ibyo urekora nibwo uzagira akamaro. Ndabizi sinzi ibyo ugundiriye, ariko gukizwa kujyana no kugira ibyo urekura. Imana igumisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. umenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu. Ninde warega intore z'Imana, n'Imana cyangwa Kristo? Imana yarazitsindishirije, Yesu arazipfira. Ubu umenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu. Ubu umenye ko ntacyanandukanya